turagaruka rero tubaha ikaze kuri Rukumbi TV, tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, tubaha ikaze tubagusha neza, tubagezaho ibintu bishya ibyo mutari muzi, ibyo mwari mukeneye kumva. Ni kuri Rukumbi TV rero nta handi wabikura. Kanda subscribe ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bikugereraho igihe. Hanyuma kandi niba ushaka no kwamamaza mu biganiro byacu, niba hari ubutumwa ushaka gucisha mu biganiro byacu cyangwa kuri TV yacu Rukumbi, wowe nta kindi wakora, duhamagare tuhite tugutumikira vuba cyane. Nimero ni 0783531592. Iyo nimero ndayisubiramo kugira ngo rwose ubyumve neza, hanyuma uduhe ubutumwa bwawe tugutumikire. Ni 0783531592. Ubu murabyo uratinda rero, ibintu byawe, business yawe, service zawe, product zawe zikahita zigera ku banyarwanda bose cyangwa se n'abatuye isi muri rusange. Ni kuri Rukumbi TV rero, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe gukanda kukazogera kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bihita bikugeraho ku gihe. Yes, dukomeze dutumikira rero n'abandi bagiye badutuma. Niba utuye mu karere ka Bugesera cyangwa se ukaba ari gukorera ibikorwa byawe cyangwa se ukabona hatemberera, hari service ushobora kuhakenera. Hanyuma rero izo service nizo ngiye kuza nkubwira. Niba ushaka rero visa application, ushaka ku applyinga visa, ushaka kujya hanze, niba ushaka ticket reservation, ukaba ushaka tike y'indege ariko ukaba ushaka kuyitanguranwa itaragucika, ukavuga uti uwampa ahantu nkora reservation y'itike y'indege, hanyuma nkazagenda nyifata mpita ninjira mu ndege. Hanyuma rero niba kandi uri umucuruzi muto cyangwa se uciriritse, ukaba ukeneye kumenya ibijyanye na IBM, imikoreshereze ya IBM n'imikorere yayo, ukaba uri umucuruzi, ukaba ukeneye kudekarara imisoro, ukaba ukeneye kudekarara imisoro ku gihe, utarinze ugirana bya bibazo na Rwanda Revenue, bya bindi bya hato na hato, watinze kudekarara, watinze gusora, watinze kugira gute. Niba kandi ukeneye kumenya aho wakura service z'umuntu ushobora kukuburanira igihe warezwe mu rubanza, igihe se ushaka kurega, ukaba ukeneye umuntu ushobora kukunganira, kugufasha kuburana cyangwa kwiburanira, cyangwa se ukaba ukeneye n'ubundi bujyanama mu bijyanye n'amategeko, ibyo rero nta handi wabikura, ni kwa Jackson. Jackson rero arabigufashamo cyane. Ni hari Nyamata, iyo uri kujya werekeza ku bitaro bya ADPR, ni mu kuboko kw'ibumoso urenze kuri gare gatoya, ugeze aho bita mu cyapa, aho tagisi zifata cyangwa se bisi zifata abagenzi bajya i Kigali, ureba mu kuboko kw'ibumoso munsi y'umuhanda uhita uhabona icyapa kinini cyane cyanditseho Jackson. Araguha rero service nyinshi cyane zitandukanye. Ukeneye aho kuruhukira, ni ukuvuga ngo Jackson arabigufashamo cyane. Hanyuma rero uramutse ukeneye ibindi bisobanuro byo kusobanukirwa aho wakura izo service zose cyangwa ku bijyanye n'izo service zose, urahamagara Jackson. Ni kuri 07728520. Hanyuma tufata urugero, wenda niba iyi video yagucitse ukaba wumva hari ibyo utumvise neza, ukavuga uti ndashaka nimero y'abo bantu ngo mbahamagare, nkeneye visa application, kwa applyinga visa, nkeneye gukora reservation ya itike y'indege, nkeneye gusobanukirwa n'ibijyanye na IBM, imikorere n'imikoreshereze yayo, nkeneye kwa gutanga imisoro, gusorera igihe, nabigenza gute, hari umuntu wandeze none ndashaka umuntu wamfasha mu rubanza, cyangwa se hari umuntu ushaka kurega, ndashaka umuntu wanyunganira mu rubanza, cyangwa se
hari ibintu ntasobanukiye mu mategeko kugira ngo ejo ntazishora mu bintu ntazi kandi nagombaga kubisobanukirwa. Hamagara Jackson kuri 0788 72 85 26 hanyuma Jackson arahita agufasha neza cyane. Umurabyo uratinda rwose, biroroshye cyane.